turi mu isi yuzuye imibabaro, amarira, intambara, indwara n'urupfu. Ariko nyuma y'ibyo hari ikintu kidutegereje. Mbese n'iki ejo hazaza hakuzigamiye? Ni ibiki bizaba mu gihe kiri imbere? Muri iki cyigisho cya 13 gifite umutwe uvuga ngo iteka ryose, turaza kuzirikana amagambo ari mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Ni amagambo y'icyo kwibukwa avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Ibyo biri mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Ibintu bizaba mu gihe kiri imbere bishobora gusa n'ibihurije hamwe kuba biteye ubwoba kandi bishimishije. Yego, bishobora kuba biteye ubwoba ariko kandi ari byiza cyane. Yesu nuwo kwiringirwa kandi amagambo ye nayo ni ay'ukuri. Nyamara imbere yacu hazakomeza kubaho ibihe by'imivurungano, ariko Yesu yasezeranye ko atazigera agusiga cyangwa ngo aguhane. Azakora rwose ibyo yasezeranye gukora, uko yabikoze niko azabikora, kandi uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Hatitawe ku minsi dusigaje hano ku isi, dukwiriye guhanga amaso yacu kuri Yesu tukamutumbira. Buri gihe siko biba byoroshye mu isi ishaka gutwara intekerezo zacu, ariko dushobora kuvuga nka Dawidi tuti, amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Muri iki cyigisho nimureke twige ibyerekeranye n'ingororano y'ijuru, uko ijuru rizaba rimeze, kandi amaherezo turebere hamwe uburyo bizaba bitangaje kubana n'uwaturemye, uwadukunze kugeza ubwo adupfira, uwaducunguye akadukura mu byaha byacu kandi akaba ari hafi kugaruka. Dukwiriye gukomeza kwizera kwacu kugeza icyo gihe. Ingingo ya mbere iravuga iti kubaho muri iki gihe. Iyo turebye ahatuzengurutse tubona isi yuzuye byinshi n'imibabaro, kandi ibimenyetso Yesu yavuze bigenda bisohora imbere y'amaso yacu. Intambara n'impuha z'intambara, ishyanga ritera irindi shyanga, inzara, ibyorezo, ibishyitsi no gutotezwa, ibyo biri kubera ahatuzengurutse kandi bisa n'ibirushaho kwiyongera uko ibihe bihita ibindi bikaza. Nibyo koko turi mu bihe bikomeye, ibihe bidusaba kugirana n'Imana umushyikirano uhoraho. Tubwirwa ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Niba ari uko bimeze rero, ndetse uyu munsi bikaba birushaho kwiyongera, ubu ni igihe cyo gukomeza no kongera imbaraga mu mushyikirano wihariye ugirana n'Imana. Kandi hatitawe ku buryo igihe gihita, ubuzima bwa buri wese bumara igihe gito uko twaba turi amakosa. Nimwumve yemwe abavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'ibunaka tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu, nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe kiboneka umwanya muto kigahera ko kigatamuka. Tuzi uburyo uwo muburo ari uw'ukuri. Mwebwe muri gusoma aya magambo ubu mushobora kuba mutakiriho mbere y'uko uyu munsi urangira. Uyu ni umugabane w'ukuri kubabaje ko kuba mu isi yacumuye. None se ubwo si ingenzi kumenya uko umushyikirano dufitanye n'Imana uhagaze, ndetse no kubaho buri gihe tuzi neza ko dukeneye Imana n'ubuntu bwayo bukiza. Zaburi ya 80 igaragaza irarika rituruka ku Mana. Twese dukeneye ububyutse mu mibereho yacu. Biroroshye cyane kunyurwa nuko tubayeho cyangwa tukibagirwa ibyo Imana yadukoreye ndetse n'ibyo idukorera. Kuki umwizera w'indahemuka nubwo yaba ahanganye n'ingorane atasenga asaba ikintu nk'iki ngo umurikishe mu maso hawe natwe turakira? Igihe wemera icyo Yesu yagukoreye, igihe uzi ko ibyaha byawe byababariwe kandi ko wambitswe gukiranuka kwe gutunganye ubarwaho kubwo kwizera, uba ushobora kumenya ko wakirijwe muri we. Usobanukiwe ute icyo kumurika mu maso hawe kw'Imana bivuze, by'umwihariko mu mujyi wo kumenya ko ugukiranuka kwayo konyine ariko kugukiza? Ingingo ya kabiri iravuga iti amaherezo tuzamubona amaso ku maso. Twaremewe kuba bugufi bw'Imana. Uhereye igihe Imana yaremaga inyoko muntu, yatanze icyo ari cyo cyose kugira ngo yongere isubize mu buryo umushyikirano twari dufitanye nayo. Yashyize iby'iteka byose mu mitima yacu, ariko abantu ntibashobora gusobanukirwa icyo Imana yakoze kuva mu ntangiriro ukagera ku iherezo.
tugira uruhare mu ntambara ikomeye ibera ahatuzengurutse, ndetse iyo ntambara ibera muri twe, ariko akenshi ntabwo dutuza umwanya uhagije ngo dutekereze ikiguzi gikomeye cyatanzwe ku bwacu kugira ngo twongere kugarurwa mu mushyikirano Imana ishaka ko tugirana nayo. Kenshi cyane twisanga twizingiweho n'intambara n'ibigeragezo byo mu isi, maze tukibagirwa ko iwacu ari mu ijuru, aho dutegereje ko umukiza azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Uko isi yihutira gusatira iherezo, tuzi ko umunsi umwe agacu gato kirabura kazagaragara mu ijuru iburasirazuba. Uko kazagenda karushaho kutwegera, niko tuzagenda turushaho kubona ko kuri ako gacu hazaba hicaye usa n'umwana w'umuntu wambaye imyambaro y'izahabu ku mutwe we, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Yesu azaba ashagawe n'abamarayika ibihumbi byinshi, kandi amaso yose azamubona. Ubwo azaba amanuka, tuzumva ijwi rye guhamagara kw'impanda y'Imana, maze ibituro by'abasinziriye muri Kristo bizakingurwa, kuko aribo bazabanza kuzuka. Bazamenya ijwi ry'uzaba ubahamagara. Mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 17 haravuga hati, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Iyo dusomye mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 10 n'uwa 11 haravuga hati, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Mbega igitekerezo gitangaje kandi cyiza cyane! Umunsi umwe tuzabona Yesu, mu by'ukuri tuzamubona rwose. Tuzumva ijwi rye kandi tuzatura ko ari umwami, uwo twasomye mu nyandiko, uwo twasenze, uwo twabwiye abandi, uw'imitima yacu yakumburaga. Tuzamubona rwose amaso ku maso. Dushobora kubyizera rwose tudashidikanya, kuko Imana ariyo kwiringirwa kandi amasezerano yayo ni ay'ukuri. Icyo gihe ubwo impanda zizavuga maze amaso y'abantu bose akabona Yesu, tuzamenya ko kumutegereza byari bifite agaciro. Buri sengesho ryose ryo kwihangana, buri mwanya wose twagize nyambere igihe tumarana nawe, buri gihe cyose twamuvugiye dushize amanga, buri kigeragezo cyose, byose bizasozwa no kubona mu maso he. Ingingo ya 3 iravuga iti umugeni. Ubwo yari yahungiye ku kirwa cya Patimo, intumwa Yohana yahawe iyerekwa ry'uko bizamera igihe tuzaba twongeye guhuzwa n'Imana ngo tubane by'iteka byose. Mu gihe dusoma mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 9 kugeza 11, reka twibaze tuti, ni ikihe kigereranyo cyatanzwe kandi utekereza ko ari ukubera iki cyakoreshejwe? Haravuga hati, haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka. Avugana nanjye arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure, ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa nuko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane, nk'ibuye ryitwa yasipi, ribonerana nk'isarabwayi. Umugeni ni mwiza, kandi ku munsi w'ubukwe buri wese aba ashaka kumureba. Umunsi w'ubukwe ni igihe cy'icyemezo gikomeye cy'ubuzima bushya bwo kubana k'umugeni n'umukwe, kandi ibyo bizaba ukuri ku mushyikirano tuzagirana n'Imana ubwo Yesu azaba agarutse. Yesu amaze igihe adutegurira aho tuzaba, ahantu heza hatangaje cyane kuhasobanura. Mu by'ukuri imvugo ya mwene muntu ntishobora gusobanura agaciro k'ingororano izahabwa abakiranutsi. Uzayimenya wenyine n'uzayihabwa. Nta bwenge bw'umwana w'umuntu bwabasha gusobanura ubwiza bwa paradizo y'Imana. Ibyo Elie na White yabivuze mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 548. Nubwo tudashobora gusobanukirwa by'ukuri uko ijuru rishya n'isi nshya bizaba bimeze, Imana yahaye Yohana iyerekwa ry'aho hantu kugira ngo dutegerezanye amatsiko ubukwe bugiye kuba bidatinze. Mu by'ukuri turarikirwa guhoza umutima ku biri hejuru aho kuwuhoza ku biri mu isi.
Imana iri gutegura uyu munsi mu buryo bwitondewe, kandi ntabwo ishaka ko ubu bukwe buzatungurana. Abatuye isi n'ijuru nibo bagize iteraniro rizabona iki gikorwa kiba, kandi turi bamwe mu bantu bagize izingiro ry'iyi nkuru. Tuzifatanya n'umugeni wa murwa Yesu azatujyanamo ubwo azaba agarutse. Igitangaje, ubwoko bw'Imana cyangwa se abera nabo bitwa umugeni. Ahari ni ukubera ko bari mu rurembo rwera Yerusalemu Nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo. Ubu busobanuro bushimishije bw'ururembo rwera bwerekana ko hari isano ikomeye hagati y'ubwoko bw'Imana n'umurwa, kubera ko ibyo byombi byitwa umugeni. Bibiliya yerekana ubusobanuro burambuye bw'umurwa wera Yerusalemu Nshya, ariyo murwa mukuru w'ubwami, yitwa umugeni, umugore w'umwana w'intama. Ingingo ya 4 iravuga iti kurikira umwana w'intama. Mbese hari ubwo wigeze ubazwa ikintu kiruta ibindi byose wifuza kuzabona mu bihe by'iteka ryose? Nubaza abana iki kibazo, bashobora kuzagusubiza bati ndifuza kugenda ku mugongo w'ingwe, gutsuka ku ijosi ry'inyamaswa yitwa gasumbashamba, cyangwa kuguruka nkajya ku mibumbe itandukanye. Uramutse ubajije umuhungu w'ingimbi, ashobora kuvuga ati kutongera gukora umukoro w'ishuri cyangwa gutemberana mu ijuru ndi kumwe n'inshuti tutagira ikitwangiza. Kandi uramutse ubajije itsinda ry'abantu bakuru, bashobora kuvuga bati kuba ahantu hatari uburibwe, umubabaro cyangwa urupfu, cyangwa se bakavuga bati ni ukongera guhura n'abo twakundaga. Ibi bisubizo byose ni byiza kandi ni iby'ukuri, kandi hari byinshi dufitiye amatsiko yo kuzabona mu ijuru rishya no mu isi nshya. Iby'iteka byose bigurumana mu mitima yacu, kandi tuzi ko hagomba kuba hari ikintu kiziyongera kuri ubu buzima bukaruta rwose ubwo dufite hano muri iki gihe. Ni iyihe migisha yindi dushobora gukumbura kuzabona mu bihe by'iteka byose? Yesaya igice cya 25 umurongo wa 8 haravuga hati kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Ibyahishuriwe igice cya 7 umurongo wa 17 haravuga hati kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4 haravuga hati numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Mu by'ukuri umugisha w'ijuru ukomeye kurusha iyindi yose uzaba wo kureba Yesu ndetse no kumushimira imbona nkubone. Tumushimira ibyo yadukoreye kuri iyi si yacumuye. Tuzifuza kumuhundagazaho amashimwe yacu no kuramya kwacu, kuko yadukijije binyuze mu mibabaro ye ku musaraba, akadukiza urupfu rw'iteka ryose. Umwana w'intama watambwe akwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ibyo biri mu byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 12. Yohana umubatiza yagaragaje Yesu nk'umwana w'intama w'Imana. Babiri mu bigishwa ba Yohana bumvise aya magambo maze bakurikira Yesu. Kandi byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 4 hatubwira ko natwe dukwiriye gukora nk'ibyo. Abo nibo bakurikira umwana w'intama ahajya hose. Nyamara niba dushaka kumukurikira mu ijuru, tugomba kubanza kumukurikira hano ku isi. Yesu umwana w'intama ni n'umwungeri wacu, kandi niwe utuyobora mu nzira zacu mu buryo budashobora gukorwa n'undi uwo ari we wese. Ibi biduhamiriza ko nubwo duhanganye n'ingorane zo mu bihe bigoranye twisangamo, Yesu ntazigera areka kutuyobora kugeza no mu ijuru. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 17 haragira hati kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Nk'ubwoko bwe, intama ze tuzakurikira Yesu mu ijuru, buri gihe duhere dushaka kuba imbere ye. Kimwe mu biranga ubwoko bw'Imana nuko izina rye rizaba ryanditswe mu ruhanga rwazo. Ni ukuvuga ko tuzahora ari we dutekereza. Ingingo yo kuwa 5 iravuga iti ngwino. Uyu munsi twongeye guhabwa irarika rigira riti ngwino.
Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza 30 haravuga hati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Yesaya igice cya 55 umurongo wa 1 kugeza wa 3 haravuga hati, mutega amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho, nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari byo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Yohana igice cya 6 umurongo wa 44 haravuga hati, nta ubasha kuza aho ndi keretse arehejwe na data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mwuka wera arashaka kugwegereza Yesu uyu munsi. Yesu arakurarikira kumusanga, kuguma muri we uyu munsi ndetse buri munsi kugeza igihe azagarukira. Igihe wemeye kandi ukamusanga, igihe umutima wawe woroshye kandi intekerezo zawe ukazimwegurira, uzumva ufite amahoro, kuko uzi ko nubwo wapfa azakuzura ku munsi uheruka w'isi, nubwo ushobora kwiyumva ko udakwiriye. Yesu yaravuze ati, uzaho ndi sinzamwirukana na hato. Ibyo biri muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 37. Dukwiriye kumva ko gukorana na Mwuka wera mu guhamagarira abandi kuza mu mushyikirano ukiza bagirana na Yesu ari umurimo wihutirwa. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Ibyo biri mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 17. Iri rarika nta kiguzi risaba, ritangwa nk'impano y'ubuntu. Igihe tumwemereye akaza mu mibereho yacu kandi tukamukundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, imibereho yacu y'uyu munsi ndetse n'iyo mu gihe kizaza izahinduka by'iteka ryose. Nk'uko Yesu aturarikira kumusanga, isezerano riri mu magambo aheruka muri Bibiliya niri ngo, ndaza vuba, amena, ngwino mwami Yesu. Ni vuba mu buhe buryo? Mu mibereho yacu, iyo dufunze amaso mu gihe cyo gupfa kwacu, ikindi kintu gikurikiraho tuzamenya ni ukugaruka kwa Kristo. Dushingiye ku kuntu ubuzima bwacu bumara igihe gito, uko niko Yesu azagaruka vuba kutujyana. Ahari igitekerezo cyacu cya mbere mu gihe cy'umuzuko kizaba kuvuga tuti, mbega byiza mwami, kugaruka kwawe kubaye vuba. Mu by'ukuri uyu munsi turareba, ariko tureba ibirorirori nk'abarebera mu ndorerwamo, ariko icyo gihe tuzamureba imbona nkubone. Ntugacogore gutegereza, komeza ugire iki cyifuzo mu kwizera no kwiringira urukundo no kugira neza by'Imana. Ngwino mwami Yesu. Aya ni amagambo tugomba guhora tuvuga. Muri uyu mwanya senga usaba kwizera kugira ngo ubashe kwihangana. Kwizera kugufasha kwitanga rwose no kwiyegurira burundu uwagupfiriye, ndetse akaba agiye kugaruka kukujyana. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa nibi: nitutakira iyobokamana bya Kristo binyuze mu kurya ijambo ry'Imana, ntituzemererwa kwinjira mu murwa w'Imana. Kubera ko twabeshejweho n'ibyo kurya byo ku isi, kubera ko twatoje ipfa byacu iby'isi, ntibyashoboka ko tuba dukwiriye kuba mu bikari byo mu ijuru. Ntabwo twashobora kwishimira umwuka mwiza ukwiriye hose mu ijuru. Amajwi y'abamarayika ndetse n'injyana y'inanga zabo ntabwo byatunyura. Ubwenge bwo mu ijuru bwaba inshoberamahanga ku ntekerezo zacu. Dukeneye kugira inzara n'inyota byo gukiranuka kwa Kristo. Dukeneye guhabwa ishusho no gutunganwa n'imbaraga ihindura y'ubuntu bwe, kugira ngo tube dukwiriye kuzaba mu muryango mugari w'abamarayika bo mu ijuru. Icyo gihe amahanga nta yandi mategeko azagira uretse amategeko y'ijuru. Bose bazaba umuryango umwe wishimye kandi wunze ubumwe, wambaye umwambaro wo guhimbaza no gushima. Inyenyeri zo mu ruturuturu zizaririmbira hamwe, kandi abana b'Imana bazatera hejuru kubw'ibyishimo, mu gihe Imana na Kristo bazafatanya gutangaza ngo nta cyaha kizabaho ukundi, nta n'urupfu ruzabaho ukundi. Dushaka kugira akamenyero ko kuganira iby'ijuru, ijuru ryiza. Nimuganire ku bugingo buzakomeza kubaho igihe cyose Imana izaba iriho. Icyo gihe muzibagirwa ibigeragezo n'ingorane bito muhura nabyo. Nimureke imitima yerekezwe ku Mana. Muri make, ubwo dukomeje guhanga amaso ku ntego, ndasaba Imana ngo twiringire ibi rwose:
yuko yatangiye umurimo mwiza muri twe izawurangiza kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Imana yatangije umushyikirano ifitanye nawe kandi izawusohoza. Ndasaba ngo dukurire mu rukundo no mu kwizera ubwo dutegereje wa munsi, mu gihe turuhukira mu gukiranuka kwa Kristo duhabwa kubwo kwizera.